Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze kuri Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si, niko bimera. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Ibihe bihora bihinduka iteka, ariko mukomeze kwihangana kandi mukomeze gukomerera kuri Yesu, kuko ku Mana honyine niho hava amahoro, ku Mana honyine niho hava imbaraga zabakomeza guca muri ibyo bihe bibi bikomeye murimo gucamo. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudutera inkunga, bakora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri muri ab'igiciro gikomeye ku buzima bwacu, muri abantu bakomeye, muri abantu b'umumaro, kuko muradufasha gukora umurimo w'Imana, murimo muradufasha gukorera Imana. Haleluya haleluya, mbasabiye umugisha uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nk'uko bisanzwe rero tuje kwinjira mu ijambo, ariko uyu munsi hari iby'ingenzi numva nifuje ko twaganiraho. Haleluya haleluya, ariko mbere y'uko twaganira kuri ibyo bintu by'ingenzi numvise ko twaganiraho, tugiye kubanza gusenga Imana, tuyihe ikaze na karibu. Nk'uko bisanzwe nkunda kubabwira ngo intwaro y'umukristo igihe cyose ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Nkomeje kubashishikariza, ni ukuri bakunzi ba Ruyenzi TV, bakristo bene data, gutunga intwaro ariyo Bibiliya, kandi mugatunga n'igitabo cy'indirimbo. Haleluya, kuko birafasha muri uru rugendo. Iyo usomye Bibiliya usubizwamo imbaraga, iyo usomye Bibiliya ni ukuri wumva unezerewe kandi umutima uraruhuka. Haleluya, Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Reka twubahe Imana dusenge, tuyihe ikaze na karibu. Turagushimiye Nyiringabo Imana, tugushimiye ko uri uwera kandi uzahora wera, tugushimiye ko uri urukundo, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Nyiringabo Imana, mbere ya byose ntubanze weze ubwoko bwawe bukurikiye Ruyenzi TV. Amaraso ya Yesu abeza abatunganye, abakureho ibyaha byabo ndetse n'ibicumuro byabo, kugira ngo ijambo tugiye kubagezaho ribabere inkomezi kandi rigire aho ribakura ndetse rigire n'aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuguhaye ikaze na karibu, tuguhaye ikaze na karibu Kristo, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera, tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana. Kandi nanjye ugiye kurigeza ku bwoko bwawe, reka nkubere mikoro irangurura nk'Imana. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba w'i Golgotha. Amina. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nk'uko twari twabanje kubivuga, hari ibintu tugiye kuganiraho. Yesu nashimwe. Bakunzi ba Ruyenzi TV, sinzi niba mutajya mubibona, hari igihe usenga Imana ugashakisha Imana ariko ukabona ntago uri gusubizwa. Hari igihe rero natwe tubigiramo uruhare kudasubizwa n'Imana kwacu. Yesu nashimwe. Hari ibintu rero nabateguriye, Imana yashyize ku mutima, ni ukuri ndanabisengera, Imana inyemerera ko ndi bubibagezeho. Haleluya. Hari ibintu natwe tujya twikorera bikadufungira imigisha yacu. Ikintu cya mbere tujya dukora kigafunga imigisha yacu harimo kutababarira. Haleluya. Mukristo mwene data, mukunzi wa Ruyenzi TV, burya kutababarira umuntu waguhemukiye, kutababarira abantu bakugiriye nabi, kutababarira abantu bababaje umutima wawe, ibyo bigufungira imigisha, bidufungira imigisha. Mureke rero twige kubabarira, kandi ni ukuri iyo ubabariye n'Imana iruruka ikakubabarira kandi ikagufungurira imigisha. Iryo jambo rero ryo kutababarira turarisanga muri Mariko 11 umurongo wa 25. Tugiye kurisoma. Mariko 11 umurongo wa 25 haravuze ngo, kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi,
mumubabarire kugira ngo na so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu byose. Haleluya, haleluya. Ni ukuri nimureke tugerageze tubabarire, biragoye biraruhije, ariko mugerageze tubabarire abantu baduhemukiye, abantu bababaje imitima yacu, abantu batugiriye nabi, nimureke tubabarire. Erega igihe cyose umuntu wese arakosa, ariko buriya iyo hajemo imbabazi, Imana nayo iruruka ikababarira kandi igasohoza amasezerano yacu. Haleluya, haleluya. Iyo ni ingaruka ya mbere ituma tutinjira mu migisha yacu. Iyindi ngaruka ya kabiri ni ukugira ubwoba no gushidikanya ku byo wabwiwe n'Umwami Imana. Haleluya. Tubisanga byo muri Yakobo 1:6 kugeza ku murongo wa 7. Tubisanga muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Aho ngaho niho dusanga kugira ubwoba no gushidikanya. Haleluya, Yesu nashimwe. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo 1:6-7 haravuze ngo, ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze utyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ugira gushidikanya muri we, buriya gushidikanya bigendana no kugira ubwoba. Haleluya. Buriya iyo washidikanya icyo washidikanyije ku ijambo ry'Imana, ku cyo Imana yakubwiye, igihe cyose nuvuga ko uba ufite n'ubwoba, haba harimo n'ubwoba. Rero mugerageze mureke gushidikanya ku cyo mwabwiwe n'Umwami Imana, kuko burya iyo ushidikanyije haba harimo no kutizera, bigufungira imigisha. Bakunzi ba Ruyenzi TV, mugerageze kudashidikanya ku ijambo mwabwiwe n'Umwami Imana, ku byo mwabwiwe n'Uwiteka, kandi mureke kugira ubwoba bw'ibihe. Haleluya. Ahubwo mutumbire Yesu, mwizere Yesu, niwe uzaturengera, niwe uzabarengera, kandi niwe uzagomorora imigisha yo mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Indi ngaruka ya gatatu ituma tudasubizwa kandi twasenze Imana, harimo kutanyurwa n'amagambo mabi tuvuga. Haleluya. Iyo ngaruka yo kutanyurwa n'amagambo mabi tuvuga turabisanga mu Migani ibice 8 umurongo wa 21. Imigani ibice 18 umurongo wa 21 haravuze ngo, mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Haleluya, haleluya. Ni mu Migani 18 Imigani 18 umurongo wa 21 haravuze ngo, ururimi, ari nibeshye, Imigani 18 umurongo wa 21 haravuze ngo, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungurwa n'icyo ruzana. Haleluya. Rero bakristo bene data, buriya icyo uvuze cyangwa icyo waturiyeho umuntu nicyo kimubaho. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukajye dupfa kuvuga amagambo y'ubupfapfa n'ubupfayongo. Cyane cyane ababyeyi bakunda gutuka abana, biriya bitutsi mutuka abana bibagendaho, bibomaho. Hari amagambo mabi utagomba kubwira umuntu, hari ibintu ijambo ribi utagomba kubwira umuntu. Yesu nashimwe. Iyo waturiyeho umuntu icyo ari cyo cyose, burya ururimi rurarema. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuri mujye mugerageza kwatura ku bantu amagambo meza, kubaturaho ibintu byiza, namwe kandi mugerageze kwiyaturiraho ibintu byiza. Igihe cyose uzahora wiyaturiraho ko uri umukene, n'ubundi uzahora uri umukene. Igihe cyose uzahora wiyaturiraho ko ntacyo uzageraho, n'ubundi ntacyo uzageraho. Mugerageze bakunzi ba Ruyenzi TV, mwiyaturireho ibyiza, mwiyaturireho ibintu bifite umumaro. Haleluya. Kuko nimwiyaturiraho ibibi bizabomaho. Haleluya. Babyeyi, mwaturireho abana banyu ibyiza. Ntimukajye mupfa gutuka abana banyu ibitutsi. Biriya bitutsi ni bibi, bikurikirana abana. Ariya magambo tuvuga. Haleluya. Bene data bakristo bakunzi ba Ruyenzi TV, ariya magambo tuvuga, burya
Imana iruruka ikayashyigikira. Haleluya! Nuwaturaho umuntu ikintu kibi kizamubaho, ariko nawe niwiyaturaho ikintu kibi kizakubaho. Igihe cyose ukumva ko ari wowe udashoboye, igihe cyose ukumva ko ari wowe munyantege nkeya, igihe cyose oya, gerageza wumve ko igihe cyose imbere y'Imana ushoboye, kandi igihe cyose imbere y'Imana ukomeye. Nka kwa kundi abantu birirwa birukanka ngo ngiye gushakisha umuntu wo kunsengera. Oya, nawe gerageza wisengere. Haleluya! Gerageza wisengere kandi wiyaturiraho amagambo meza, kandi wizere ko ibyo wiyaturiyeho ari byo bigiye kukubaho. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ndabingingira kwatura amagambo meza mu kanwa kanyu, mugerageze mu kanwa kanyu ntihakajye havamo amagambo mabi, ahubwo hajya havamo amagambo meza, amagambo yubaka, amagambo y'ubugingo. Haleluya! Haleluya! Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Indi ngaruka ya gatanu ituma tutinjira mu migisha yacu, harimo kutumvira ijambo ry'Imana. Haleluya! Haleluya! Yesu nashimwe cyane, kutumvira ijambo ry'Imana. Turabisanga mu Gutegeka kwa 2, umurongo 28, umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 2. Haravuze ngo, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amina. Buriya iyo wumviye Uwiteka ukumvira amagambo yayo, ugasoma ijambo ryayo, ni ukuri bikuzanira umugisha. Ukubaha amategeko y'Imana yose. Haleluya! Ntugire ayo wubaha n'ayo utubaha, ntugire ayo wumvira n'ayo utumvira. Mugerageze mwumvire amategeko y'Imana. Haleluya! Kandi mugerageze musome ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana niho havamo umunezero. Soma ijambo ry'Imana, nukurikiza icyo ijambo ry'Imana ryakubwiye, ni ukuri nta kabuza umugisha w'Imana uzakuzaho. Haleluya! Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Indi ngaruka ya nyuma ituma tudasubizwa iyo twasenze, ni ukudashima Imana ibyo iba yadukoreye. Haleluya! Bakristo bene data, burya kudashima Imana kuki turi indashima? Haleluya! Ibyo turabisanga mu Batesalonike ba mbere 5:18. Abatesalonike ba mbere 5:18 haravuze ngo, Abatesalonike ba mbere 5:18 haravuze ngo, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Haleluya! Haleluya! Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Rero buriya gushima Imana bifungura imigisha. Gushima Imana bituma Imana nayo ikora. Haleluya! Ese mwa bantu, uzarebe iyo uhaye umwana ikintu cyangwa iyo uhaye undi muntu ikintu ntumushimire, uzarebe ukuntu babara. Ariko mwa bantu mwe, byonyine no kuba tugihumeka umwuka w'abazima, ukabona urabyutse, ukabona uraryamye, ukabona ubyutse uri muzima, wakagombye gushima Imana. Haleluya! Mutangire bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, mutangire mwitoze gushima Imana, kuko iyo ushimye Imana bitera kongera gukora ibindi. Haleluya! Mushime ibyo yadukoreye, mushime ibyo yagukoreye, mushime n'ibyo izadukorera. Haleluya! Haleluya! Yesu nashimwe cyane, kugira ngo bitere Imana yacu gukora. Buriya ni ukuri gushima ni byiza. Gushima Imana ni byiza, gushimira umuntu uguhaye ni byiza. Rero na Imana nayo ibiryo byayo ni amashimwe. Mureke dushimire Imana. Ibyo bintu rero nabisomye, numva umwuka mpase kubibabwira. Ibyo bintu biri mu bintu bidufungira imigisha, biri mu bintu bituma tudasubizwa. Mugerageze rero, mugerageze twubahe Imana, kandi dusenge Imana, kandi tugire kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Turagushimiye Uwiteka Imana, urindiho kandi uzahoraho, uri umutunzi w'imbabazi, uri Imana ishobora byose. Turagushimiye Uwiteka Imana ko utubwiye ibintu bituma tudasubizwa, ibidufungira imigisha yacu. Umwami wanjye Yesu wanjye, ndinginga
ndaguhendahenda mpendahindera abakunzi ba Ruyenzi TV ngo Uwiteka Imana ubagenderere, umwami wanjye ubane nabo kandi ubashoboze mu byo ubifuzaho, kuko uri Imana ibakunda kandi kuko uri Imana ibitaho. Kandi Uwiteka Imana ibi ubabwiye reka babikurikize, kuko nibabikurikiza hari impinduka bazabona mu buzima bwabo. Ngaho nuganze nutegeke rero, mbasabiye umugisha, mbasabiye amahirwe, mbasabiye umunezero, ndetse mbasabiye no kuzabona ubugingo buhoraho, kuko nicyo cya mbere cyiza kiri imbere ya byose Kristo. Ngaho nuganze nutegeke, ukomeze kubarinda kandi ukomeze kubitaho, ni mu izina ryawe byera Yesu wabambwe ku musaraba w'i Golgotha. Amina. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda, mu izina rya Yesu Kristo, naho ubutaha mu ijambo ry'Imana. Amina.